isi yo mu 2024 mu bihe by'umukiza Kristo nta kundi nabona njye nyasobanura. Hari uburyo bubiri bwo kuyatuka cyangwa kuyavuga, ahubwo bihuzwa n'akamaro afite mu kinyarwanda. Hari uwabiririmbye: tuyita amahanya, tuyita umukiro, tuyita amahanya, tuyita umukiro, yokatsindwa yokabyara amafaranga ngapu, amafaranga aragapfusha arakabyara. Iyo ni filozofi n'ubuhanzi, ubwo bijyana nayo byose yabivuze atyo muri iyo ndirimbo, muri ayo magambo abiri gusa. Nuko ubwo rero mu bitekerezo byinshi nk'uko abandi bayabona, agira neza kandi akanagira nabi icyarimwe, agatunga abantu cyangwa bakayatunga, ariko n'ibindi byinshi utarondora ngo ubivemo ugereranyije nawe nk'uko uyafata. Ayo ufite, ayo ushaka, n'ayo wabuze ni amafaranga nyine. Ngewe nta kundi nayavuga kuko ntabwo ndizanyayo neza. Nakwitabaza aho ngaho bamwe mu binyoza cyane mu bahanga, abanyapolitike, abanditsi, abamenyi ndetse n'abandi bamamaye baziranye nayo byihariye. Andy Starne ati irari ridashira ryayo n'urukundo rutagabanyije rw'amafaranga. Icyo ntabwo ari ikibazo cy'ubukungu, ni ikibazo ahubwo cy'umutima. George Axon ati byose nta kivuyemo n'amafaranga mu isi. Thomas Jefferson mu bamenye politike nyinshi zihuzwa n'imicungire yayo, aturamenye ujye usigaho, ntuzakoreshe na rimwe amafaranga utaracakira ngo aba yawe ngo ubone uko kuyakoresha. Umugwiza atunga w'umugiriki wanihariye amazina y'abafilozofe bamamaye cyane kurusha abandi mu isi: Aristote, Socrates, Onassis. Ati rero buriya iyo abagore bataremwa, amafaranga yose mu isi nta kintu aba amaze. Umuhanga Albert Einstein nawe ati mu isi nta kintu kigoye cyane nko kumva icyitwa umusoro ku byo wakoreye, ku byo winjize cyangwa wakoreye mu runaka. Oscar Wilde ati nkiri muto njye narinzi ko amafaranga ari cyo kintu cy'ingenzi cy'agaciro kandi kadasumbwa mu buzima. None ubu nshaje n'ubundi nzi neza ko ari byo nyine. Nta bitekerezo bikarishye cyane n'impinduramatwara mu bya politiki nka Martin Luther King Jr. ati igihugu buri mwaka gikomeza kurindimurira amafaranga mu gisirikare yiyongera ubudahagarara uko umwaka ushize, aho gushora mu mibereho y'abagituye. Icyo ngicyo kiba kigeze aharindimuka mu ndangagaciro, imyemerere n'imigenzereze. Aho rero ibyo watekereza ku mafaranga byose nako byinshi bikubiye n'ubundi muri ibyo bitekerezo bike bitugarutseho. Hanyuma yo ayo mafaranga akabarizwa hehe? Abayafite ubu ngubu ni bande mu isi kandi aboneka hehe?